barakoze Imana bamugisha rwose kandi ndagira ngo nongere mbashimire ababa bafite umugambi bikomera amashyi cyane mwakoze cyane ndagira ngo tuze kunezerwa kwirekere n'amata mu munsi mukuru twaje kunezerwa twaje mu kirori twaje kwishimira umuvandimwe wacu wateye ikirenge wateye intambwe mu buzima bwe Imana yahindurira amateka. Haleluya! Dufite Imana yihindura amateka, dufite Imana igira neza, dufite Imana, haleluya, ibasha kuturinda kwimana twari turi tukiri bazima. Haleluya! Muri jwe warindiro yarakwimanye uwo Yesu ikuri ibihumbi kandi sibanga barabizi neza yarakuramiye. Sasa tulirinda mutwe yarakwimanye, twese turinde yarakwimanye.
bacu bagize n'abantu b'amarembo turabavuga batambuka izina ry'Imana ndetse n'abamwe na Ebi ndetse n'umufasha we batambuka bigira hano turaba turirimba ngo Mana icyo wavuze ugikurikira ntakimubi ukagisohoza ndagira ngo babanze yes aha uretse gato abawe bikotogora ibyo batunganya ko bagiye gukorera mbasabe rwose rwose mutambuke bimuganye mu byicaro byanyu tuze gukomeza mu izina rya Yesu kandi tugume Imana mu byicaro yes sibyo bajya bizamurira ko rasta mu izina rya Yesu icyo wavuze ugikurikira nyakuri ukagisohoza kandi ntabwo Haleluya. Umunezero wese mbere Imana icyubahiro. Bataricara ndabona hariya imfura yiwe. Haleluya. Haleluya. Muri imfura na sera
isange umukobwa we yabona amusanganira bisi. Yes, perezida amusanganira kandi umukobwa yamushimisha Zoe asanganira dadi amubwiye ati dadi rwose kuri mutegere ubanze ufate kuri aya mafunguro. Yes, ndabibona anezerewe cyane rwose yakira amafunguro. Umukobwa w'Imana amashidishi mu bakora amashyi buri atambuka ndetse n'abamugaragiye bose bagari mu gikoni. Ubundi ndabona bacanye hano. Yes, aha, aha, yes, umukobwa w'Imana amashidishi cyane. Haleluya. Yes, wow. Twongere turirimbe gukora serivisi tusubiremo. Zamura wa mwana ibyo wakoze. Akakanya rero imbere yacu haboneka amafunguro Yesu yatunganye ibigiye kuyafata bivuge neza kandi nawe kugira ngo uzakubona byamaze na Yesu Kristo mu wacu. Kora izikomeza gusabasi abakorana na twizere bise batandukano amazina y'indezi zitandukanye mu gikoni. Kora izikomeza izina rya Yesu.
akagereza ariko mwongeye muturirimbe indirimbo izi
Shimire kwa aranezerwa imbere na mbere yasusurukije ibirori arizerwa ntabwo ari kumutima itsinda ry'urubyiruko ryatubyiniye reka segikiza reka Haleluya ari ibintu tugomba ari ntabwo tugomba kureba zimwe hariya hasi nezerwa ko tutabikomeye amashyi Nidi bitera nibwo mufite tuzamuze yabyino tukavuga Imana mu cyana zose Amen kandi ubwo mu gihugu byandika ntabwo bahungisha izina rya Yesu barashimiye abashyitsi banjye bavandimwe inshuti turuka i Kigali baturutse mu bice bitandukanye Inyange Izaza Umunezero bayigamiye bamukanda shimira abo mwasize babemereye kukaza ngaha Arezi bakorana n'amaboko y'ababuce bitandukanye ndabashimiye nshimira ubuyobozi bw'ahantu ubuyobozi bw'itorero mwarimu araza kumufasha rwose abajyane ubwo butumwa ni ukuri ndabashimiye cyane ko hari abandi bantu bari kunyumva ari aha ngaha mu nama mpuzabikorwa yagira ngo mbashimire ahari yatangiye kuvuga iby'umushyitsi kuba ari mushyashya ariko kubona tubona gukorera abona ibikoresho byose kwisanzura ahantu hose Imana ibamugisha ubuyobozi bw'itorero abakora badufashije mu miranzi sinzi niba ari hano ari kunyumva ariko aho yambaye hose umuntu ari kunyumva ndamushimiye n'ahari irazanangira amakuru n'abandi bari kunyumva bashimirira abantu Imana ibamugisha mu izina rya Yesu nshimira abantu bose bikuye mu mutima wanjye bari kunyumva hari abatari batabashije kugera aha ngaha hari abazabona bino birori byacu enda kuri YouTube cyangwa ahandi hantu kumbuga nkoranyambaga ku mavideo atandukanye bose ndabashimira bari kubafasha hari abasengeye bamfashije muri uru rugendo twebwe ibyacu ni birebire ntabwo twabivuga ntabwo twabona aho tubisoreza ariko turiho kubera Imana twizeye no gukomeza kubaho kubera Imana bashiki bacu babyeyi bamama bavandimwe inshuti zacu zaje kwifatanya natwe tugira umubyeyi wacu dufite umugabo twahanga amaso tukamurira tukamutakira umuryango turakwizeza yuko tutazabatera ukuri ntabwo tuzabatera urubanza hari igihe yewe nabonye ko aho navuye dufite abantu baje nabonye bamana Yesu bahagarariye ibyiciro bitandukanye byinshi aho naje hari abantu naho ndi handi hari abantu yego yewe nkunda kubana n'abantu navuze ko ubuzima bwacu mu rugo tugirwa n'abantu mbayeho nafite abantu rero ntabwo nabasha kubaho gusa ntabwo ibitsitazo byabura kuza ariko twebweho turakomeje ntabwo dufite gutinya na gato ibibazo byabaye byinshi n'ibigeragezo byabaye byinshi mahanga yose kubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera tuzagerageza kugendera muri uwo buryo kugira ngo tuzakomeje guhesha ishema umuryango by'umwihariko wo kwa Gahongayire Alphonsine ndetse n'umuryango dukorera hano w'abizerwa n'itorero kuri sage rya hano Gahongayire Alphonsine ni mama wanjye mvuga ko atakiye mvuga ko ari twinshi bakaba hafi tujya tunifata tuvuga ngo ibyo dukora tubikore kugira ngo tuboneshe Imana na mama noneho nyuma abandi bantu tubana nabo bakaza ari ibyo bakadushyigikira Imana yabamugisha yewe n'ingendo hano na mama wowe tukaza tujya muri sale tukayikuba tugategura ibirori tugateka tugahaha ntabwo twabibaza se twakaza turi batatugera mama wowe na wowe na reponse wenda nasigaye nakaza kwishyigara tukaza hano tukakora hano Imana yabamugisha tukuye mu mutima imbere ntabwo tubisohoye ngo bivemo ntabwo tubasabye ko Imana ibasubize aho mwakuye ahubwo tubasabye ko Imana ibakubire kuri urwo rwego muriho Imana ibamugisha mu izina rya Yesu rero kurongora barabigeze ngo urubyiruko rurimo abamama barimo abapapa barimo umuryango rwa byiciro bitandukanye minisitiri w'abadiyakoni hano ndacyari kumubona n'ukunda kwigisha agaciro mu buzima bwanjye abantu twabanye kera nakenshi nakundaga kubabwira ijambo rivuga ngo ntabwo ujya wumva kuba mu bintu bidahashye iyo ibintu bidahari birarebe
ari ibintu bihari bashaka kujyamo wese nkajyana n'abo turi kumwe kugira ngo tugere ku ntego. Mana bamugisha mu izina rya Yesu. Ego kurara abizerwa ababa bakiri hano nibaza gusoza nihangane mu kuvuga abakiri hano byagaye kugenda tubaze tugaye n'akantu gatoya. Hanyuma abashyitsi nabo ntabwo ngewe nzoje mwari baraza kudusoza ubuyobozi wacu hano mwabonye mushumba yagiye twebwe tuba mu rugo kwa mushumba. Abantu bahazi hari inzu nyinshi nini zimeze neza hari ibiryo hano mushumba runaka nawe yari ari hano sibyo katabashe kuza ariko mu myanza rero